Ah, ndashaka kugira ngo unyere ku mugeni wawe tugire ibintu tuvugana mbere y'uko asezeranya. None ko muri kwifuza ko mbasezeranya mutaramaye amafaranga yanjye ngo muyarangizemo. Urabizi ko mwampaye pasi. Bisho ihangane rwose twaguhaye 200 nta yandi turabona mbabarira n'ukuri. Mu bindi Imana yamamagariye ntiyamamagariye gukopa. Ntabwo njya nkopa ijambo ry'Imana, sinya nkopa amavuta y'Imana. Shalom, 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 shalom. Igitondo cyiza, umunsi mwiza, umugoroba mwiza, ijoro ryiza, igicamunsi cyiza. Wowe uteze amatwi, wowe ukurikiye The Sun TV, aho waba uri hose hatandukanye, igihe icyo ari cyo cyose waba urimo, ndagushimiye ko ugeze aha ngaha, ndagushimiye kubw'umwanya wawe. Nitwa Antoine. Iki gihe twagihariye ibiganiro aho tuganira ku bintu bitandukanye biri kubera hirya no hino, byandikwa mu binyamakuru, trending stories kuri iyi mihanda, sibyo? Nizere kumeze neza. Nitwa Antoine, abakwizera Imana, yumva ni The Sun TV. Nizere kwibutse gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha, buri gihe. Hanyuma mbere gato yuko dukomeza, reka ubanze wumva aya makuru. Tubaye ikaze muri Tag One Training Center, aho ubumenyi buhuzwa n'igihe. Twigisha indimi zirimo Icyongereza, Igiswahili, Igifaransa, Icyesipanyolo n'izindi. Twigisha kandi ikoranabuhanga rigezweho rishingiye kuri mudasobwa. Twigisha graphic designs, duhugura abacuruzi ku mikoreshereze ya IBM. Dufasha abakorera ibizamini byo gutwara ibinyabiziga permis na provisoire mu buryo bugezweho kandi mu gihe gito. Iki gihe ujya ku kizamini uzi neza ko provisoire yawe cyangwa se permis uyifite. Nkaho ibyo bidahagije kandi dufasha abanyeshuri bo mu byiciro bitandukanye gusubira mu masomo yabo, ibyo mwe mumenyereye nka coaching. Muri Tag One Training Center tubaha ibyiza mukwiye. Dukorera ku Ruyenzi hafi na station ku muhanda ujya Wanaduhamagara kandi kuri telefone igendanwa 078 0976 Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda, Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB, rwataye muri yombi uwitwa Zakari Habiyaremye uzwi ku izina rya Bishop Gafaranga. Uyu nguyu rero akaba ashinjwa ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda bitandukanye. Hanyuma urubuga rw'amakuru rwitwa Igihe rwasubiye mu magambo umugabo witwa Bitsieri Murangira, akaba umuvugizi mukuru wa Rwanda Investigation Bureau cyangwa se wa RIB, yavugaga ati Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025. Hanyuma kandi ibingibi nta makuru wenda arambuye turabifataho, ndetse nta nayo RIB yari yatangaza kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iki kirego. Gusa bivugwa ko uyu mugabo asanzwe mu buzima busanzwe tumuzi ari umunyarwenya, tumuzi ari umukinnyi w'amafilme, tumuzi ari umuntu mu itangazamakuru cyane. Hari n'abantu bamuzi ari muri industry ya comedy, nibyo ni mu bindi bintu bitandukanye. Icyo nzi cyo nuko Bishop Gafaranga n'umugabo twamenye by'umwihariko. Hari nka kimwe mu biganiro uyu mugabo aherutse gukora, ngira ngo yari kuri chaîne ya Isimbi TV ari kumwe na Sabe. Mu gutangira ikiganiro yaravuze ati iki kiganiro cyasohotse ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se kwa Werurwe. Hanyuma mu gutangira yaravuze ati ahubwo uyu munsi noneho ndumva mbere yuko dutangira ndumva nabanza ngasenga. Yongeyeho ati mu gusenga nyine yaravuze ati Mwami Imana ndakwinginze nibiba ngombwa nubishaka kibe ikiganiro cya nyuma naba ngiye gukora, ariko kibe ikiganiro gihindura abantu. Ayo ni amagambo umugabo witwa Bishop Gafaranga yivugiye mu magambo ye. Uyu nguyu rero akaba akurikiranweho, nubwo nyine RIB itari yatangazwa byinshi ku birebana n'ingingo cyangwa se nitabwa muri yombi rye, ariko bivugwa ko nubwo nta gihamya nyinshi zihari, umuntu utari washinzwe icyaha nyine ntabwo kiba cyamuhama abagikekwa, ariko bivuga ko ibyaha ashinzwe bifitanye isano no guhoza ku nkeke umugore we wa kabiri cyangwa se umugore we mutoya, umugore we mushyashya. Uyu mugore yitwa Annette Murava.
iki gihe rero ari kumwe na Sabe yaramubajije ati ariko se noneho ubaye ute, impamvu cy'isi ikiganiro cya nyuma, niba ugiye gupfa, niba ko nzi ko ufite umugore mwiza ukagira akazi k'ubuyobozi bwiza muri hoteli, ubaye ute? Yasubije ati yego birashoboka. Ibiki bishoboka? Abaduteye urujijo. Ibi rero ntibisobanutse niba ibyo yavuze wenda icyo gihe haba hari isano bifitanye n'inkuru yo gutabwa muri yombi uyu munsi turi kuvugaho kwe, ariko bivugwa ko ariko byagenze. Ubwo rero kuwa gatatu w'iki cyumweru ni ku itariki 7 nibwo uyu mugabo yatawe muri yombi. Uyu Bishop Gafaranga w'imyaka 35 yamenyekanye mu biganiro yagiye atumirwamo muri chaîne zitandukanye za YouTube, aho yagiye yigaragaza nk'umuntu wageze i Kigali avuye iwabo i Cyangugu mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, agatangirira ubuzima bw'amikoro make ndetse bikaza kurangira ageze ku bukire bwinshi. Niko akunda kwigaragaza. Uyu muhanzi rero akaba n'umukinnyi wa filime wamenyekanye ku izina rya Bishop Gafaranga, ubusanzwe yitwa Zakari Habiyaremye. Uyu nguyu rero bivugwa cyangwa se RIB ikaba yemeje ko yamutaye muri yombi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu, byemejwe n'umuvugizi wa RIB nk'uko twabivuzeho. Hanyuma rero iyo yabivuze imwita Pastor Habiyaremye Zakari w'imyaka 35 y'amavuko, uzwi ku izina rya Pastor Gafaranga. Ntabwo nzi impamvu Bishop we yagiye mwita nako, ntabwo nzi impamvu Bitsiri yagiye mwita pasiteri, gusa yagiye avuga ko yatawe muri yombi. Ubusanzwe tumuzi nka Gafaranga, nka Bishop Gafaranga, ariko hano bagiye bamwita Pastor Gafaranga. We rero yatawe muri yombi, ndetse binavugwa ko akurikiranweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hanyuma rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu gihe iperereza rikomeje. Kugeza ubu RIB ikomeje iperereza kuri iki kibazo kugira ngo hamenyekane ukuri ku byaha Bishop Gafaranga bise muri statement bise Pastor Gafaranga akekwaho. Itegeko ry'u Rwanda rihana ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu buryo butandukanye bitewe n'uburemere bw'icyaha, aho ryihariye cyane cyane kurengera icyubahiro, umutekano n'agaciro k'abagore, abagabo ndetse n'abana. Dore ibikubiye mu itegeko rero tugiye kuvugaho cyangwa se uyu mugabo akurikiranweho. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iri hohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora kuba amajwi cyangwa se amagambo y'ihohotera. Ntabwo buri gihe ari kuvuga ngo umuntu yakubise umugore cyangwa se byagenze goya. Bishobora kuba amajwi cyangwa se amagambo y'ihohotera. Bishobora gukorakora, bishobora kuba ari ugukorakora ku mubiri bidakenewe. Bishobora kuba ari ukugira ibikorwa by'ubusambanyi bidashingiye ku bwumvikane. Bishobora kandi kuba ari ugukoresha igitinyiro, iterabwoba cyangwa se akazi kugira ngo ubone imibonano mpuzabitsina n'umuntu runaka. Ibi bintu tuvuze aha ngaha ntabwo ari umuntu, ntabwo bireba umuntu umwe n'undi bahuriye mu nzira. Ibi bintu birashoboka ko n'umugabo ashobora kubikorera umugore we cyangwa se n'umugore we akabikorera umugabo we. Ibi bintu ndetse abantu bakunda no kubyibeshyaho cyane. Ntabwo icyaha cyitwa igishingiye ku mibonano, igishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ntabwo iteka ari icyaha gikorerwa umuntu hanze y'undi, n'abantu babana mu nzu baragikorerana. Ni ukwitonda cyane. Icyaha cyo guhoza umuntu ku nkeke cyangwa se ibyitwa harassment gishingiye ku gitsina, nk'aho umuntu ahora akoresha amagambo cyangwa ibikorwa bishobora kumutesha agaciro, kumutera ubwoba cyangwa se ikimwaro, gihanwa n'ingingo y'136 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano cy'iki gifungo, igihano cya kiriya cyaha, iyo umuntu ahamijwe n'icyaha, igifungo kiba kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe n'amande y'amafaranga y'u Rwanda hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200. Iyo
uwabikoze yari umukoresha cyangwa se yari umuyobozi cyangwa se umuntu witwaza inshingano, igihano kiriyongera kikiyongera kuva ku gifungo cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 2, hanyuma n'ihazabu y'amafaranga 200,000 kugeza ku 300,000. Ihohoterwa ryo mu ngo cyaba ari icyiciro cya kabiri. Iri ngiri ni naryo rikunze kugaragara hagati y'abashakanye. Aha ngaha twanavuga ko uyu mugabo ashobora kuba wenda yaba ari cyo cyiciro arimo, kubera ko uyu mugabo twise Annette asanzwe ari umugore we ariko wa kabiri. Iki gihano rero iki gihano gishobora cyangwa se iri hohoterwa rishobora kuba gufunga amafaranga y'urugo, gukubita, gutoteza, gukoresha imvugo zibabaza, gufata ku ngufu uwo mwashakanye n'ibindi. Ibi ngibi ni nabyo narindi kuvuga. Ntago iteka gufata ku ngufu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu rugo ntabwo ari umuntu muhuriye hanze. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora kuba ryakorerwa n'abantu babana mu rugo. Aha ngaha ni naryo turi kuvugaho. Igihano rero kiri ngiri mu gihe rigaragaye ko cyashobora kuba ari ugutoteza umuntu mu bana, ari ukumukubita, ari ukumukoresha imvugo ari ukumuvugisha ukoresheje imvugo zibabaza, ari ugufunga amafaranga y'urugo, ari ugufata ku ngufu uwo mwashakanye. Igihano cy'ibi bintu bitewe n'uburemere gishobora kugera ku gufungwa imyaka 2 kugeza ku myaka 5 cyangwa se hejuru yayo iyo byateje ingaruka zikomeye. Icya gatatu, gukoresha umutungo w'urugo mu buriganya. Iyo umwe mu bashakanye agurisha cyangwa se akoresha umutungo w'urugo atabihurijeho n'undi, aba akoze icyaha. Igihano cy'iki gifungo, igihano cy'iri kosa cyangwa se cy'iki cyaha ni igifungo cy'amezi 3 kugeza ku mezi 6, ariko iyo agaruye umutungo mbere y'uko urubanza rutangira ashobora kubabarirwa. Ngayo nguko rero tuzakomeza kugenda tubagezaho n'ayandi makuru atandukanye, by'umwihariko ku byerekeye iki kirego n'ayandi. Nizere ko wamaze gukora subscribe, nizere ko